nongeye kubasuhuza muri ya gahunda y'ibiganiro birindwi nabateguriye ku gukunda igihugu no gukunda amahoro. Nagira ngo uyu munsi tuganire ku cyitwa umurimo wo gukunda igihugu cyangwa se umurimo wo gukunda amahoro n'uwuhe. Nongere bibutse ko akenshi ndi bwibande ku mirimo ikorerwa mu mahanga, kuko muri iki gihe amahoro asa n'ashaka guhungabanywa aturutse mu mahanga, bitewe n'uko abanyarwanda batuye mu mahanga abenshi birengagiza amategeko y'igihugu baturutsemo igihugu cy'u Rwanda, bashaka kuyobora, bashaka guharaniramo impinduka. Mbibutse rero ko amategeko ubundi niyo shingiro rya byose, niyo mpamvu habaho itegeko shingiro rigatorwa n'abaturage. Iyo umuntu akora ibintu bihuje binyuranye n'amategeko, uwo ntabwo aba akunda igihugu. Iyo umuntu akora ibintu byemewe n'amategeko, uwo aba akunda amahoro, uwo aba ari mu murongo wo gukunda igihugu. Niyo mpamvu abaharanira impinduka akenshi usanga baharanira ko ibintu byose bihinduka, harimo no gukuraho amategeko ariho bagashyiraho ayabo. Mbibutse ko amategeko uko ategurwa hateganywa n'inzira itegeko ryaba ritaboneye cyangwa ribangamiye inyungu za benshi rihindurwa. Amategeko rero ahindurwa nayo mu nzira zemewe n'amategeko. Twitoze banyarwanda nshuti ko igihugu cy'u Rwanda gifite aho kivuye kure kandi gifite n'aho gishaka kugera kure. Bimwe mu bituma niyemeza gufatanya no guhangana n'abarwanya igihugu, ngafatanya n'abacyubaka, nuko gifite intumbero. Iyo ntumbero rero umuntu wese uyibona nta kuntu atakora mu nzira z'amategeko. Imwe mu mirimo rero itemewe mu mahanga abantu batamenya, harimo imirimo y'ingenzi ibiri. Umurimo wa gisirikare ukorerwa mu gihugu cyonyine nyiri ubwite bw'icyo gihugu. Umurimo wa politiki nawo ukorerwa muri icyo gihugu ubwacyo. Niyo mpamvu abanyarwanda b'impunzi, abanyarwanda bita ko ari abanyapolitiki bari mu mahanga, ntabwo baba bakora politiki y'u Rwanda. Uku tuvugira kuri za videwo tubwira abanyarwanda bari mu gihugu, ni ntaho tuba turi. Ariko bariya muzumva ngo bafite ngo amashyirahamwe, ngo bafite amashyaka, ngo bamenyekanishije mu bihugu batuyemo, barababeshya. Nta shyaka ryemewe mu gihugu cy'amahanga ribaho ryitwa mu ishyaka rya opozisiyo ry'abahanganye na leta yo mu Rwanda, ngo riba mu Bubiligi, ngo riba mu Bwongereza, ngo riba muri Afurika y'Epfo, ngo riba muri Amerika. Ibyo ntabibaho. Mu Bufaransa hari amategeko yemera amashyirahamwe y'abantu baharanira inyungu zabo. Aya mategeko, amashyirahamwe akenshi abagamije gutanga ibitekerezo, abagamije gufashanya, abagamije mbese kudaharanira inyungu zaba iz'ubucuruzi cyangwa se inyungu za politiki. Batanga ibitekerezo bya politiki ariko bakiyita abanyapolitiki. Ibyo biratandukanye, ntaho byemewe na hato. Abenshi uzabibona ko babikora rwihishwa. Umunyarwanda ufite ubwenegihugu mu Bufaransa cyangwa se mu bindi bihugu ashobora gushinga ishyaka muri icyo gihugu, cyangwa se agashinga ishyirahamwe riharanira inyungu z'igihugu cya Afurika akomokamo cyangwa se u Rwanda by'umwihariko. Ariko nta shyaka ryemewe gukorera mu gihugu cy'amahanga rikorera igihugu cy'inkomoko. Ibi tukabeshyane rero, gutanga ibitekerezo biremewe nk'uko n'abanyamakuru nabo bakora, ni nako n'abarabita abanyapolitiki bakora. Baba bari mu mashyirahamwe y'ibitekerezo, baba bari mu mashyirahamwe yo gufashanya,
solidarite internationale, ariko nta shyaka rya politike ryemewe mu gihugu runaka rihungabanya ikindi gihugu. Gusa ibihugu by'amahanga turimo biratwihorera, biratureka, kubera yuko ni bwa bukoroni nyine bushya bugikomeza. Baba bavuga bati niba aba bantu bashaka guhungabanya ibihugu bakomokamo, ibyo ntibitureba, nta ngufu tugomba kubitamo, bapfa kuba badahungabanya igihugu dutuye mu gihugu cyabaki. Twe rero abanyafurika tugasaragurika ngo tuzashaka guhindura ibintu mu bihugu twaturutsemo, kubera yuko ibihugu dutuyemo bitwihorera tukagira ngo biremewe. None se banyarwanda nshuti muri mu bihugu by'isi byose, ese Amerika ntifite amashyaka ya opozisiyo? Ese Ubufaransa ntibufite amashyaka ya opozisiyo? Ububiligi? Ibihugu byose bifite amashyaka atavuga rumwe n'ibiri bihugu biri ku butegetsi. Mu Rwanda se ntihari abanyamerika, ntihari abafaransa, ese mwabonye kabiri kangahe amashyaka y'Ubufaransa atavuga rumwe mu Rwanda akorera mu Rwanda? Abafaransa bari mu Rwanda baba bahari ku nyungu z'ubukungu, abandi bose bacisha ibibazo byabo muri ambasade. Ndumva ntitukigire gusa ngo Afurika ngo turihariye, oya, tugerageze gukora ibindi. Niba uri muri Amerika ukaba ushaka kudurumbanya igihugu turukamo, tekereza umunyamerika uri mu Rwanda wagerageza kudurumbanya igihugu akomokamo, byamuha amahoro? Ni bangahe babikoze? Bose nibaharanira impinduka. Kuki Mélenchon atava mu Bufaransa ngo ajye gushinga ishyaka rye mu Rwanda, bari hakorera ahashakira ingufu, ahashaka intwaro, hagire gute? Yego mwavuga muti baba bafite ubwisanzure, mwavuga muti mu Rwanda ntabwo baba bafite. Nitugerageze guha ingufu gukorana n'abanyapolitiki bari mu Rwanda, tubahe ingufu, tubatere inkunga, kuko turabyemerewe. Aho gusanga, aho kugira ngo mutange inkunga mudufashe nk'abanyapolitiki dukorera mu Rwanda, ahubwo mushaka ko abanyarwanda bava mu Rwanda ngo babasange mu mashyamba, babasange mu Burayi, ngo nibwo bazagira imbaraga zo kubafasha. Aho murayoba abanyarwanda mutuye mu mahanga, abemerewe bonyine gukora politiki ntabwo ari mu Rwanda. Mwemewe imirimo yose mu mahanga uretse igisirikare na politiki. Mushobora kuvura Abafaransa, mushobora gutwara imodoka zabo, mushobora kujya mu mirimo mugahinga, mushobora kujya mu nganda, mushobora kuyobora amakampani, mushobora gukora ibintu byose, ariko gushaka kuyobora akarere k'u Rwanda muri mu Bufaransa ntibishoboka. Mbese kubera iki abantu bose bavuga ko bashaka kuba abanyapolitiki tutabemerera mu Rwanda, tukababwira bakaza bagakora ibyo bashaka gukora? Ni bangahe bahaguruka? Genzi imvune birimo, natanga ubuhamya. Kureka akazi ukareka umurimo wari ugutunze mu gihugu cy'i Burayi cyangwa se muri Amerika, ukaza mu Rwanda ugahatana mu myanya y'ubuyobozi n'iyi, wigomwa byinshi, ugatanga byinshi, ariko nibura ubikorera mu rwego rwemewe, mu nzira yemewe n'amategeko. Ko niko gukunda igihugu. Ndasaba abayobozi bafite ububasha bwo gutanga imirimo mu nzego z'ubuyobozi, imyanya iharanirwa mu matora tujye tuyimenyeshwa muri ambasade igihe cyose. Abashaka kuyobora uturere bari muri Amerika baze batange kandidatire, abashaka kuyobora intara, abashaka kuba abadepite, abashaka kuba abasenateri. Yego muzavuga ngo amatora ntimuyizeye, murashaka guhirika ibiho byose ngo bishyireho ibyanyu, ariko njye nifuza rwose ko imirimo y'amahoro, imirimo
yo gukunda igihugu, imirimo y'ubuyobozi ifungurirwa bose, n'abari mu mahanga bakumva ko nta kintu kibabuza. Si ngombwa ko bashyiraho guverinoma zabo, si ngombwa ko bashyiraho imitwe y'ingabo yabo, umutwe w'igihugu w'ingabo z'igihugu bakiyumvamo ko ari uwabo, bagahaguruka bakaza bagaharanira amapeti nk'abandi. Bizabatwara imyaka n'imyaka, kubera ko byose bigira inkomoko, bigira amateka. Ariko inzira z'ubusamo tuzireke. Ni bande bazubahuka? Ko uko mubaho mu mahanga turabizi, imirimo yose y'itangazamakuru, imirimo ya politiki, n'uturima tw'ikigoroba tw'igikoni twanyu, nta mukabeshya abantu ngo ni politiki, mukabeshya abantu ngo muraharana. Nuko nicyo gihe mufite, kuko ntabwo mubishoboye. Mugerageze gucisha mu kuri, mu buri muti ibyo turiho duharanira ni ibintu tuzashobora. Iyo muvuga ngo guverinoma, ngo leta nivaho ngo mushyireho iyayo, muzayishyiraho muri mu mahanga mute? Kandi niba mushaka kugera mu Rwanda ngo mujye mu buyobozi, kuki mukeneye guca mu mashyamba? Ko impamvu itakiriho yo guca mu mashyamba. Banyarwanda twakwiyubashye ko ikintu cyitwa agaciro k'u Rwanda twakahawe, igihugu ubu ngubu gikomeye, igihugu gishobora nacyo kuvuga giti abanyarwanda bamaze kujijuka, bamaze kumenya uko amategeko akora, none abantu bagiye guharanira impinduka, ariko mu bufatanye, bashingiye kuri demokarasi abanyarwanda bihitiyemo yo gufatanya. Hari itegeko rya 10 mu itegeko nshinga rikomeye rivuga uburyo twahisemo gusaranganya, uburyo twahisemo gushimangira amateka y'u Rwanda, uburyo tugomba kubahiriza kandi uburenganzira bw'abanyarwanda bose. Nuko rero icyo narangirizaho nuko muri iyi gahunda yo gukunda amahoro no gukunda igihugu, nasaba abanyarwanda bakora politiki mu gihugu ko twarushaho guhugura bagenzi bacu bafite ibitekerezo, kugira ngo tumenye neza inzira zemewe zo kubicisha. Kuko umuntu arahaguruka akiharanga kuri Facebook, akiharanga kuri YouTube, ariko nta nzira zemewe zo kubicisha. Nanjye ubwanjye nk'umunyapolitiki wigenga ndacyabangamiwe no kuba itegeko ryemerera abari mu mashyaka guhurira muri forumu yo gusangira ibitekerezo, ariko ntabwo bemerera umunyapolitiki wigenga kuba yajya muri iyo forumu atari ishyaka. Amashyaka arandikishwa agahabwa ibyangombwa, ariko umunyapolitiki wigenga, kandi turi benshi, hari benshi mwagiye mubibona mu bihe by'amatora y'abadepite ya perezida wa repubulika ko hari abanyarwanda benshi bashaka gukora politiki, bashaka gukorera abaturage bahari. Abo rero ni ngombwa yuko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwateganya uburyo twahabwa ibyemezo bitwemerera yuko dufite uburenganzira bwo gufungura ofisi, tukakira ibibazo by'abaturage, tukatanga ibitekerezo, tukabigeza muri Sena, tukabigeza mu badepite, tutitwa ko turi abaturage ku giti cyacu, ahubwo dufite natwe abandi baturage duhagarariye benshi. Ko hari benshi batari mu mashyaka, hari n'abandi mu mashyaka benshi bashobora guhitamo kwifashisha abatari mu mashyaka kugira ngo dutange ibitekerezo. Sabe rero abiha gufasha kohereza ibitekerezo byabo mu mahanga, kugira ngo abari mu mahanga bajye mu mihanda,
amenye ko izo nzira zose zitemewe n'amategeko. Hari abanyamakuru bakorera abantu mu mahanga, hari abanyapolitiki bakorera abanyarwanda bari mu mahanga. Ngo mwe muri mu mahanga nimwe mushobora kujya mu mihanda, ngo nimwe mushobora kuvuga bikumvikana. Mbibutse ko tutakiri muri ya myaka aho ibihugu by'Uburayi byo byazaga guhindura abategetsi ngo bishyiriho abandi. Ubu turi mu bihe byo ko twebwe n'abana bacu ari twe tugomba guhindura ibintu. Niba mubona umutegetsi runaka ababangamiye, kumuhirika si yo nzira, ahubwo dusabe ko uko abategetsi bazagenda basimburana tuzagenda turushaho kubona abanyuze mu mashuri, abize amategeko, abaharaniye rwose guteza imbere ubutabera, ibintu bikazagenda bihinduka gahoro gahoro. Kandi ihohotera rishobora kuba riri hirya no hino, abanyarwanda babarirwa. Niba abanyamakuru babikora babyerekana, nta mpfabusa y'umurimo wayo. Reka dutere akajisho nko muri Afurika y'Epfo ku bintu byahindutse. Ese byabaye ngombwa ko abari mu mashyamba batera kugira ngo ibintu bihinduke? Peter Botha wari gashakabuhake ruharwa yaje gusimburwa mu nzira z'amategeko, asimburwa na Frederic de Klerk. Frederic de Klerk akora ibinyuranye n'ibya Peter Botha, nuko yiyunga na Nelson Mandela bahindura ibintu. Banyarwanda rero tugira icyizere ko ibintu bizahindurwa natwe kandi bizaca byose mu nzira zemewe n'amategeko. Ndasaba bagenzi banjye turi mu mahanga, dukunde igihugu koko, duce mu nzira zemewe n'amategeko, tugire icyizere, twibuhure kandi twirinde gushyushya umutwe abayobozi b'igihugu cyacu. Nabo kandi abari ku butegetsi mu gihugu, ndizeye ko nabo bafite inzira nyinshi zihagije zo gutanga amabwiriza, zo gusobanura ingamba baba bashaka gufata, ku buryo abakora ibikorwa byo guhungabanya amahoro n'abakora politiki zitemewe badashobora na rimwe kuba aribo batanga umurongo. Usange leta ikora nk'iriho yisobanura, nk'iriho ihangana n'umuntu runaka umuntu utanashyitse, udakora ibintu byemewe, ahubwo itegeko ryonyine rizaba ari ryo ribacira urubanza. Ndabashimiye. Abafite ibibazo mujye mumbaza, mushobora guca kuri Facebook, mushobora no guca kuri Zoom mukambaza, ubundi turi kumwe. Nizeye yuko mu kiganiro gitaha cya 7 cya nyuma muzaba muri kuri Zoom, tukaganira, nkabasubiza ibibazo, ubundi tugafata icyemezo cy'uburyo twakomeza politiki, ariko tudahungabanywa n'abanzi b'amahoro, tudahungabanywa n'abanzi. Murakoze.